nyuma yo kuba Nick ari guca mu bintu bikomeye cyane, aho mubona ko yari arimo abona umwana wa Mickey ari kuba inzoka. Murabyibuka ubwo yagiye mu bapfumu yaharangiwe na Kajoli, nibwo yagiye bamuha imiti yo kuba yaza agasiga uriya mwana wa Mickey na Danny kugira ngo babashe kuba batandukana, maze Nick abashe kuba yabana na Danny. Murabyibuka ko rwose uyu mukobwa Nick akomeje kuba yakwifuza Danny, aho yabashije kuba yamugerekaho n'inda ngo kugira ngo byange bikunde babe babana. Ese ibi bintu muratekereza biri buze kuba byagenda bite noneho ko Nick ibyo byose ahisemo kuba yabibwira Chris, aho bicaranye muri salo abasha kuba yamubwira buri kimwe cyose cyamubayeho, amubwira n'ukuntu Roger yamuteye inda, kandi byose arabimubwira, amubwira ko iyo nda rwose ari iy'igisaza, ngo akaba yarahisemo kuba yayigereka kuri Danny ngo dore ko amukunda. Byose arabimubwiye rero akantu ku kandi, amubwira n'ukuntu yagiye mu bapfumu bakamuha umuti akaba yaza gusiga umwana wa Mickey na Danny. Byose arabimubwira, amubwira n'ukuntu yahindutse inzoka, ndetse anamubwira ko ibi byose ari gutekereza ko byaba biri guturuka ku ngaruka, mbese byaba ari ingaruka z'ibyo yakoze byose. Murabyibuka neza yakubise Jeff ipanu mu mutwe, muribuka n'ibintu byose yakoze, aho yashimuse umwana wa Mickey na Danny, agera naho ashaka kuba yamusiga imiti. Mwabonye ko yayimusize, ndetse ubu ngubu mukaba muri kubona ko biri kumugaruka, akaba arimo kumubona yahindutse inzoka. Ibintu rwose murabona ko bikomeye cyane. Ese muratekereza Chris yazabibwira Mickey maze ibi bintu byose Danny arimo gucamo bikaba byarangira, dore ko ubu ngubu Chris murabizi ko ubu ngubu asigaye ari inshuti ya Mickey. Ese muratekereza azaba yabimubwira maze Mickey nawe akagenda akabibwira Danny, akamubwira ko ibyamubayeho byose yabimenye, bakaba noneho bashaka umuti w'ikibazo, ndetse umubano wabo ukareka kuba watenguhwa n'ibyo bibazo. Murabizi neza ko Danny ari mu kurengana, nta n'ikintu yigeze akora, ariko yabuze imbaraga zatuma ibyo bintu byose abibwira Mickey, kuko atekereza ko yahita amwanga. Mwabonye ko yanafashe umwanzuro wo kuba yamwoherereza iwabo, ariko Mickey we ntashaka kumuva iruhande, aba arimo amubwira ati ariko ibyo bibazo ufite utambwira ni ibibazo bwoko ki, wabimbwira tukaba twabishakira umuti. Ariko Danny we atekereza ko aramutse abimubwiye ahita haka umuriro, atakiranuka nawe. Namwe murabyumva neza. Ubu ngubu Mickey aramutse yumvise ko Chris yateye inda Nick, murumva ko yahita abifata nabi, ndetse akaba yanarakara, bikaba byanamuviramo kuba yakwahukana akava hamwe na Danny. Murabona ko rwose ibintu bikomeje kuba byagorana. Ese Chris azabibwira Mickey maze Danny areke gukomeza guheranwa n'agahinda? Ndabashimiye mwebwe twakomeje kubana muri kiganiro, mumaze kukwibutsa gukanda subscribe utari wayikanda, kugira ngo ibintu birusheho kuba bizagenda neza. Ciao, ndabakunda cyane. Duhurire muri episode ikurikiraho kugira ngo dukomeze kwiganira kuri filime yacu bita Igihome. Ciao.